Reka tubasuhuze kandi tubahe ikaze nshuti mukunda ibiganiro byacu, twizere yuko mumeze neza, ko bitagenze neza kandi turakubwira tuti komera, ariko tunakwibutsa yuko iki atari igihe cyo gucika intege, ahubwo ni igihe cyo guhaguruka ugashikama ukagerageza kwishakamo ibisubizo, ukarwanira yuko ejo byagenda neza, kuko burya kugira ngo uruhare runini kugira ngo ibintu bigende neza, uruhare runini ni urwawe, kandi ikindi byiza bihora imbere. Iyo ucitse intege rero aba ari igihombo gikomeye. Reka tubanze dushimire buri muntu wese wamaze gukora subscribe kuri iyi channel, muri abantu b'agaciro, ntabwo twatangira iki kiganiro tutabashimiye pe, aho muri hirya no hino ku isi hatandukanye, mubyumve ko tubashimira kandi tubakunda. Niba rero dukurikiye muri aka kanya wowe utarayikora, wenda bitewe no kutamenya uko bikorwa, reka tubanze tukunyuriremo muri make bikorwa bite. Nureba hasi iyi video urabona amagambo yanditse subscribe, yakandaho rimwe gusa ukaba ubigezeho, nta kiguzi bigusaba, ni ubuntu. Icyo bigufasha ni iki? Ni uko mu gihe tugize ikiganiro nk'iki dushyira hanze, uza mu ba mbere bagerwaho nacyo. Niba rero udashaka gucikanwa n'ibindi biganiro, ntugende udakoze subscribe. Hanyuma rero tutabatindiye, uyu munsi tugiye kuganira ku kintu gikunze kuba ku bantu benshi kandi kikabagiraho ingaruka zikomeye mu buzima. Icyo kintu ni ikihe? Ni ugutandukana. Hari igihe abantu babana bakundanye, bumva ibintu byose biri mu buryo, ariko nyuma y'igihe gito ibintu bikagenda bihinduka gahoro gahoro, kugeza ubwo bitungurana ukumva ngo umubano wo kwa kanaka warangiye, batandukanye. Kenshi iyo umuntu avuze ngo nta muntu n'umwe wabonaga ko tuzatandukana, yewe nanjye ubwanjye sinabibonaga, burya ntabwo aba abeshya. Kubera iki tuvuze gutyo? Kubera ko burya gutandukana rimwe na rimwe biza gahoro gahoro, bucece, ntihagire ibimenyetso bihita bigaragara ako kanya. Abantu benshi batangira umubano wabo bafite ibyiringiro, urukundo, yewe n'amasezerano. Hafi ya bose basezerana kuzabana amezi angahe? Akaramata, cyangwa se ubuziraherezo. Ariko mu rugendo rwabo, uko igihe kigenda gihita, hari ibintu biza bikagenda bihindura umubano wabo. Kuganira bikagabanuka, kumva batagishishikajwe n'ibintu bimwe, kudasangira ibitekerezo nk'uko byahozeho mbere. Ibi byose rero bishobora kuba mu mutuzo, nta makimbirane agaragara inyuma, ariko iyo nta gikozwe ngo ibintu bihinduke bisubire mu buryo, akenshi birangira nabi, aribyo bikura bikazageza ku gutandukana. Hakorwa iki rero ngo abantu barinde umubano wabo? Communication, kugirana ibiganiro cyangwa se kuganira bihoraho ni ingenzi cyane. Buri wese akagerageza kumva mugenzi we. Kugira ubushishozi nacyo ni ikintu cy'ingenzi. Ntitwishimire gusa guhora twerekana hanze ko tubanye neza, ariko mu rugo imbere ibintu ari ibicika. Urukundo nyarwo ntabwo rushingira ku byo abandi babona, oya rwose, ahubwo rushingira ku buzima nyabwo hagati y'abantu babiri, bwa bundi abantu bo hanze batabona. Bite rero kuwo bitagenze neza? Wakoze uko ushoboye kose, ariko birangira mutandukanye. Ikintu twakubwira ni uko burya gutandukana atari iherezo ry'ubuzima. Fata icyo gihe nk'ishuri, igihe cyo kwibaza, kwisuzuma ndetse no kwiga. Menya ko igihe cyose umuntu ashobora guhinduka. Menya kandi ko gutandukana rimwe na rimwe ntabwo ari ugutsindwa, ahubwo ni intambwe nshya, uba uteye.
Ikindi kintu gikomeye umuntu akwiye kwigira mu gutandukana ni ukwiyakira. Iyakire umenye ko hari ibintu bitagenda uko twabyifuzaga, umenye ko nubwo wababaye uri umuntu w'agaciro. Kwibabarira ku byo utashoboye guhindura nayo ni intambwe ya mbere yo gukira. Kwiyakira turimo tuvuga hano ntabwo ari ukwiyumanganya, oya, ahubwo ni ukwemera ibibaye ugafata umwanya wo gukira, ntiwishore mu kwirengagiza amarangamutima yawe. Ikindi gikomeye, igirira icyizere gishya. Nyuma yo gutandukana hari abumva ko ntacyo bazongera kwimarira, ariko ibyo ntabwo ari ukuri. Nyuma yo gutandukana hari ubundi buzima. Nyuma yo gutandukana hari amahirwe mashya yo kwiga, kwikunda, gushyira imbere ubuzima bwawe no gukomeza urugendo. Again, gutandukana ntibisobanuye ko watsinzwe. Iki kintu kigora abantu benshi kucyumva, ahubwo bisobanuye ko hari urugendo rurangiriye aho, ariko urugendo rw'ubuzima rwo ruracyakomeje. Dusoza rero, nifuza ko buri wese wigeze kumva ababaye kubera gutandukana ko yamenya ko atari wenyine. Ikindi, gutandukana si ibintu abantu bose babona mbere y'uko bibaho, biratungurana. Hari n'igihe biza bitunguranye rwose, yewe na nyir'ubwite ntabone uko abyitegura mbere yaho. Nubwo biza bitunguranye ariko iyo bibaye turabyakira, tukabyigiramo amasomo akomeye, kandi bikatwubaka tukaba abantu bashya. N'aha rero dusoreje ikiganiro cyacu, twizere yuko hari amasomo mwakuyemo, mwubatswe nacyo. Niba ubona ari uko bimeze, ntukihererane, gisangize n'abandi. Nureba hasi iyi video urabona amagambo yanditse share, uyakandeho ugisangire n'abo wifuza kugisangira nabo. Natwe bitwereke ukanda ku yandi magambo ahari yitwa like, bituma tubona yuko ikiganiro cyacu hari umusaruro cyatanze. Ikindi, niba hari igitekerezo wifuza kutugezaho, uhawe igitekerezo cyawe, tugihaye ikaze muri comment, ukitugezeho muri comment. Hanyuma turabifuriza kugumya kugira ibihe byiza. Imana ikomeze ibane namwe, ihire imirimo y'amaboko yanyu, muhahe muronke. Naho ubutaha, bye.